nubwo waba uvuka he ibigusebya birahari, nubwo waba uvuye kwiga Harvard ibigusebya birahari, ariko nguzaniye ijambo umwuka yanshyize ku mutima. Haleluya! yambwiye ngo ninza nkubwirire rimwe ryonyine, komeza wiringire Yesu ntabwo uzaseba, komeza umwiringire ntabwo uzaseba. Nubwo isoni zikugose, nubwo ibiguhagurukira ari byinshi, nubwo ibikurwanya ari byinshi, nubwo ibishaka kugusebya bihari, nubwo bikurushije amaboko, just komeza wiringire Yesu. Turabizi ko ababoshyi bahari ngo batudadire, turabizi ko n'abatangazamakuru mabi bayatangaje, turabizi ko n'itegeko ry'umwami ridasubirwaho, ariko sitiri turacyakomeje kuyiringira. Haleluya! nta kindi umwuka yampaye, yamwe ngo nze nkubwire ngo komeza wiringire Yesu gusa. Umukiranutsi wanjye nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ku murongo wo hepfo aravuga ngo ariko twebweho, bande twebweho, haleluya, ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera ngo dukize ubugingo bwacu, dukomere Imana yacu amashyi. Twebwe dufite kwizera ngo ubugingo bwacu burokoke. 146 Zaburi. Hahirwa abantu bafite Imana ya Yakobo nk'umutabazi. Ntago ari abafite ba anko bakomeye, ntago ari abafite base bakora mu nzego zikomeye, ntabwo ari abaziranye n'abantu batuye muri Amerika na Canada. Oya, ni abantu bafite Imana ya Yakobo nk'umutabazi, ngo kuko iyo ngiyo izabarengera mu gihe cy'amakuba, izabarengera mu gihe cy'ibyago, izabarengera mu gihe abantu bananiwe. Iyo ngiyo izagira gute? Izabarengera. Imana ishimwe cyane. Hanyuma impamvu ya kabiri, niwe ushobora ibyananiranye, niwe wenyine ushobora ibyananiranye, niwe wenyine. Narivuze ngo niwe ushobora ibyananiranye. Nimvuga ngo ni Yesu, ntushyireho umugabo wawe. Haleluya! niwe wenyine ushobora ibintu byagize gute? Agurabyumva. N'uwo mugongo wawe ni Yesu wawe ukoraho rikaka. Na kanseri zaburiwe ubuvuzi Yesu yabishobora. Niwe ushobora ibintu byagize gute? Byananiranye. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana rya mbere twarisomye. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice ni 10, hanyuma dusome umurongo wa 47, turaza kugeza kuri 5:2. Nushaka uhere kuri 46 nacyo bitwaye. Nshimiye Imana inyemereye ko ngera muri iri teraniro. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kandi reka mbabwire, nubona ikintu kirwanyijwe ujye umenya ko gifite imbaraga kandi gifite umumaro. Ujye umenya ko gifite umusaruro, ujye umenya ko hari ikintu Imana yagambiriye gukora muri iryo teraniro. Ntago Satani ajya arwanya ibintu biciriritse, ntajya arwanya ibintu byoroheje. Ntibibaho. Haleluya. Ariko dushima Imana ko itwemereye kuganira ijambo ry'Imana. Hanyuma reka rero turisome neza, turyumve uko rivuga. Bibiliya iravuga ngo nuko bagera i Yeriko. Duhere kuri 46, Mariko 10. Hanyuma akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Baritimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. 4, yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje ahera, karataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara. Arababwira ati, nimumuhamagare.
bahamagara impumyi barayibwira bati humura haguruka araguhamagara. nayo itumwenda wayirabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati gendere kwizera kwawe kugize gute? Uwo mwanya arahumuka mukurikira mu nzira. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nkuzaniye ijambo rivuga ngo komeza wiringire Yesu ntabwo uzaseba. Yego, hindukira undebere mugenzi wawe, mundebere ntacyo bitwaye. Muhereze n'ikiganza. Mubwira uti komeza wiringire Yesu ntabwo uzaseba. Mubwire ngo ibigusebya birahari. Ibigusebya bigize gute? Nubwo waba ufite bya bintu by'ibihanga dutinya, ibigusebya birahari. Nubwo waba uvuka he, ibigusebya birahari. Nubwo waba uvuye kwiga Harvard, ibigusebya birahari. Ariko nguzaniye ijambo umwuka yanshyize ku mutima. Haleluya! Yambwiye ngo ninze nkubwirire rimwe ryonyine, komeza wiringire Yesu ntabwo uzaseba. Komeza umwiringire ntabwo uzaseba. Nubwo isoni zikugose, nubwo ibiguhagurukira ari byinshi, nubwo ibikurwanya ari byinshi, nubwo ibishaka kugusebya bihari, nubwo bikurushije amaboko, just komeza wiringire Yesu ntabwo uzagira gute? Ntabwo uzaseba. Ntabwo uzaseba. Bihari uzarokoka guseba, ibigusebya bihari. Bigeze gute? Yesu. Mana we, ibishaka kumwara bitapfuye bigihagaze bivuga ngo turakumwaza, usohoke mutamwaye. Umunsi umwe itanura ryarigaragambije imbere ya Meshake, Saduraka na Abedinego. Ririgaragambya ngo maze bararyongeramo amavuta naryo ibirimi byaryo bikajya bisohoka bivuga ati turabategereje, turi bubatwike. Bikajya bivuga ngo turi ready. Basohokamo ari bazima, itanura ricyaka. Basohokamo ari bazima, itanura rikigize gute? Icyabakijije urakizi? Baravuze ngo naho itadukiza. Turabizi ko ubwo bushobozi bufite, turacyakomeje kuyiringira. Turacyakomeje kuyinamba. Turabizi ko ababoshyi bahari ngo batudadire. Turabizi ko n'abatangazamakuru mabi bayatangaje. Turabizi ko n'itegeko ry'umwami ridasubirwaho. Ariko sitiri turacyakomeje kuyiringira. Haleluya! Nta kindi umwuka yampaye. Yamwe ngo nze nkubwire ngo komeza wiringire Yesu gusa ntabwo uzigera useba. Ndakurahiye, ndakurahiye, nongeye ndakurahiye imbere y'Imana ntabwo uzaseba. Haleluya! Ndashaka kuvuga impamvu cyangwa ibintu bitatu byemeza neza bidashidikanywaho, byemeza ko Yesu afite ubushobozi bwo kukurinda ntusebe. Imana ishimwe. Haleluya!
Haleluya. Ntusebe. Ndashaka kuvuga kuri ibi bintu bitatu ubundi twinjire mu ijambo ry'Imana neza. Bikwemeza uyu munsi warucitse intege, uyu munsi warurambiwe, ariko ndashaka kubwira ibi bintu bitatu byongera bigusubizemo imbaraga, bikwemeza ko Yesu ahari ngo agushyigikire, ahari ngo akurinde guseba, abishoboye, ari we wenyine wakurinda guseba, ari we wenyine wakurinda kumwarira aho abandi bamwari. Haleluya. Icyambere nuko Yesu ari we byiringiro byonyine bidakoze isoni. Ndashaka kubisubiramo. Niwe byiringiro byonyine wenyine bidakoze isoni abantu bamwiringiye. Abantu biringira amagare n'amafarashi ariko bakarangirira mu nyanja. Ntago mubyibuka kwa Farawo yirukankanya Abisirayeli, aravuga ngo mfite amagare n'ibifaru n'ingabo ndihagije, agiye birundumukirira hehe mu nyanja, ariko Abisirayeli bari bahamagawe n'Uwiteka ababera inkingi ni Yesu. Ajya hagati aba inkingi y'umuriro, inyuma Abanyegiputa bahindukira umwijima, batangira kurindagira. Ndagira ngo ubwire ngo Yesu afite ubushobozi, Yesu ni umunyembaraga, Yesu ni umunyabubasha, Yesu arahambaye, arahambaye. Haleluya. Niwe wenyine umwiringiye atabasha kumwana. Nasomye ijambo ry'Imana rambwira ngo siko bizaba ku bantu bamutegereza. Ntawe uzakorwa n'isoni keretse abantu bava mu masezerano nta mpamvu. Ariko twebwe turacyakomeje. Ni ku mwanditsi wanditse Abaheburayo yavuze, hari amagambo yabwiye ngo umukiranutsi wanjye mu bibazo azabeshwaho no kwizera, intambara zibaye azabeshwaho no kwizera, fatiro zisenyutse azabeshwaho no kwizera. Ariko avuga akajambo gatoya gateye ubwoba, avuga ariko umukiranutsi wanjye nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ku murongo wo hepfo aravuga ngo ariko twebweho. Bande? Twebweho. Haleluya. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera ngo dukize ubugingo bwacu, dukomere Imana yacu amashyi. Twebwe dufite kwizera ngo ubugingo bwacu burakuka. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo niwe byiringiro bidakoza isoni. Hari umwanditsi wanditse Zaburi 146 yaravuze ngo hahirwa abantu bafite Imana ya Yakobo umutabazi. Yisomye ku murongo wa 5, 146 Zaburi. Hahirwa abantu bafite Imana ya Yakobo umutabazi. Ntago ari abafite ba anko bakomeye, ntago ari abafite base bakora mu nzego zikomeye, ntabwo ari abaziranye n'abantu batuye muri Amerika na Canada. Oya, ni abantu bafite Imana ya Yakobo umutabazi, ngo kuko iyo ngiyo izabarengera mu gihe cy'amakuba, izabarengera mu gihe cy'ibyago, izabarengera mu gihe abantu bananiwe. Iyo ngiyo izagira gute? Izabarengera. Komeza wiringire Yesu, ntabwo zaseba. Haleluya. Mwanditsi wa Zaburi 125 yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu, ni ku Uwiteka agota abantu be, ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Imana ishimwe ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Komeza wiringire Yesu nshuti yanjye, ntabwo uzaseba. Ndagira ngo mbwire impamvu ya kabiri cyangwa se ikintu cya kabiri kikwemeza ko Yesu ashoboye kukurengera, ari we wagukura, ari we wakurinda gukorwa n'isoni, ari we wakurinda kumwara, ari we wakurinda guseba. Isi yose yakuvuyeho, amaboko yose yagutaye, inshuti zakuvuyeho, Yesu yakurinda guseba, Yesu yakurinda kumwara. Ntiwiringira amafaranga ayo yatuma useba, ntiwiringira abana bagukoze isoni, ntiwiringira inshuti zagukoze isoni. Ni kuwanditse Zaburi 117 yavuze ku murongo wa 7 n'uwa 8, yaravuze ngo
guhungira ku Uwiteka bigira umumaro mwinshi kuruta kwiringira abantu. Arabangwa kandi guhungira ku Uwiteka bigira umumaro mwinshi kuruta kwiringira abantu bagize gute bakomeye. Imana yacu ishimwe. Yesu niwe wakumwakura, Yesu niwe wagukuraho izina ribi, Yesu niwe wagukura muri iyo fungano. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane. Hanyuma impamvu ya kabiri, niwe ushobora ibyananiranye, niwe wenyine ushobora ibyananiranye, niwe wenyine. Narivuze ngo niwe ushobora ibyananiranye. Nimvuga ngo ni Yesu, ntushyireho umugabo wawe. Haleluya. Niwe wenyine ushobora ibintu byagize gute. Agurabyumva. N'uwo mugongo wawe ni Yesu wawukoraho rikaka. Na kanseri zaburiwe ubuvuzi Yesu yabishobora. Niwe ushobora ibintu byagize gute byananiranye. Nahoze asoma ijambo ry'Imana mu kanya, mbona inkuru z'umugore ngo yaramaze imyaka 12 ari mugongo, yarabuze umuntu n'umwe wamugirira neza, abaganga barananiwe, inshuti zarananiwe, udufaranga twaramushiranye, ariko umunsi umwe akora kuri Yesu, amukozeho icyago ngo kirakira. Nasomye amagambo Yesu yavuze ngo hari umuntu nkozeho. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Icyamugakora kuri Yesu muri iri teraniro. Hari umuntu nkozeho, iyo ukoze kuri Yesu arabimenya, hari imbaraga yo gukiza imuvamo, yarangiza ikakujyaho ikaguhindurira ibihe n'amateka. Yesu ashimwe. Ngo umugore aramboka, aragenda gake gake, nta n'uruvugiro yari afite, ngarika arasasera aca mu bantu, akora ku ncunda gusa, agikoraho icyago cyari kimuriho kirakira. Yesu ahindukira na ba Petero na ba Yohana avuga ngo hari umuntu unkozeho, numvise imbaraga yo gukiza imvuyemo. Umugore agira ubwoba aravuga ati mwigisha, ni jyewe. Ashobora ibintu byananiranye, ashobora ibintu byagize gute byananiranye. Ubupfubyi ubona bwakuzengereje, Yesu yagukorera ikintu kidasanzwe ukazibagirwa ko wigeze ubupfubyi. Yesu ajya yibagiza, Yesu ajya akora ibintu byananiranye. Haleluya. Hanyuma reka mvuge icya gatatu kugira ngo tuze kwinjira mu ijambo dusenga Imana neza. Hanyuma Yesu niwe humure rizima. Kozi w'Imana aririmbye indirimbo ya 20 mu ndirimbo yo gushimisha Imana. Yavuze ngo mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mwiza. Avuze ngo anyurura mbabaye. Haleluya. Anyurura mbabaye, niwe unkiza amaganya yanjye yose ngajya yanyakira. Haleluya. Ngo yaka nk'inyenyeri. Imana yacu ishimwe. Waririmbye indirimbo y'111 yaravuze ngo nkunda izina ryiza rya Yesu. Hari igitero nk'icya 4 yavuze ngo iryo zina rimpanagura amarira. Rigira gute? Rimpanagura amarira. Yesu mu bintu ashoboye no kuduhanagura amarira arabishoboye. Rimpanagura amarira, rinyeyurira umubabaro, rirampumuriza, rivugana na zina rya Yesu. Yaravuze ngo kandi iyo ngeze mu bwihebe riza gake gake gake. Haleluya. Riraza rikanyongorera, rijya rivugana nanjye, rinyongorera mu mutima, rikambwira ngo nubwo wihebye si ryo herezo, nubwo ukutse umutima si ryo herezo, nubwo isi gutaye umugongo si ryo herezo, nubwo ucuruje bigahomba si ryo herezo, nubwo ubyaye ugapfusha si ryo herezo. Ngo rinyongorera mu mutima ngo ntinyuke kandi ngire gute nkomere. Imana ishimwe. Izina rya Yesu, Yesu
niwe byiringiro, niwe humure ryuzuye, niwe humure rizima. Imana yacu ishimwe. Zaburi twasomye yatubwiye ngo iki? Ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya bene data. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo iki muri Zaburi 136:20 yibutse. Ariko hari abantu Yesu yibutse muri iri teraniro? Murahari? Reka ndebe abantu yibutse. Imana ibaha umugisha, kandi n'ukuri Imana ibaha umugisha. Reka mbabwire ijambo rimwe. Uyu munsi uza gusenga uyibwire ngo wongere ugaruke. Yesu ashimwe. Haleluya. Ajya agaruka bakesheje ijoro kuroba byanze, ajya agaruka amafi yabuze, ndetse n'igihe mbese kandi ngo bari abagabo bari abarobyi bazi n'igihe cyo kuroberamo cyanyacyo, bari abahanga mu mwuga wabo, ngo ariko bakesha ijoro babura ifi. Ariko Yesu ngo agaruka, abagarukaho, agaruka kongera kubareba bwa kabiri. Arababwira ngo bana banjye, ese ntacyo mwabonye? Ngo baramubwira ngo ijoro rirakeye, nta kintu twigeze dufatisha. Arababwira ngo mwitinya, ubwo nahageze niwujugunye urucundura rwanyu. Haleluya. Ngo arababwira ngo ariko mwami, ni gute ko igihe cyo gufatiramo amafi cyarenze? Twabigenza gute ko hacyaye ifi zose zahunze? Turabigenza gute? Arababwira ngo nimujugunye urucundura ibwerekeza. Iyo ahageze n'ibitari bihari biritaba, bimera amatwi. Imana ishimwe. Haleluya. Aravuga ngo yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi. Yo, oh, Imana ihimbazwe. Yaratwibutse ubwo twari ducishijwe bugufi, ngo kuko imbabazi ze ngo zihoraho iteka ryose. Naje gutekereza sanga Imana hari ukuntu ijya yibuka abantu bayo. Yadusanze habi, niko umwanditsi cyangwa se umuhanuzi Ezekiyeli yavuze muri 16. Yaravuze ngo nagusanze wigaragura mu ivata, uri umunyagisuzuguriro, nta muntu wakubengukwa, waratawe, warajugunywe, abantu bose baragukuyeho amaboko. Ngo ariko nkurebye mbona ukwiriye kubaho. Ndavuga ngo nubwo wigaragura mu ivata ryawe, ariko uyu munsi nguhaye ubuzima, wongera ubeho. Imana yaratwibutse, Imana yaratwibutse, Imana yaratwibutse bene data. Haleluya. Kuba uyu munsi wambara agatenge bikemera, uyu munsi ugashyiramo agakoti bikemera. Yesu yaratwibutse, Imana yaratwibutse. Twebwe abari bacishijwe bugufi, ndabizi ko muri mwe ndetse nanjye ndimo, hari abantu kurya byari ibibazo, hari abantu kwambara byari ibibazo, hari abantu kuva mu byaha byari ibibazo. Ariko hashimwe Yesu, munzamurira ibiganza, watwibutse akatugirira ubuntu buhambaye. Yagize ate? Yaratwibutse, 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 yaratwibutse. Yesu yaratwibutse. Twebwe abari bacishijwe bugufi, twebwe aba rubanda ruciriritse, n'intungura ntitwari kuzibona. Yaratwibutse Yesu. Haleluya. Yaratwibutse. Pawulo abyandikira Abefeso mu gice cya 2, somya ku murongo wa 1, yaravuze ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bishwe n'ibyaha, twebwe abari bapfuye urupfu rubi, twebwe abari basigajwe inyuma, abari barakatiwe urupfu rwo gupfa. Yaratwibutse n'ishimwe. Imana ishimwe ko yatwibutse. Haleluya. Yaratwibutse. Pawulo aravuze ngo ntibyari bidukwiriye ngo ko kubw'akavukire yacu twari babi, ngo twaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi nyinshi iduhindurana abazima na Kristo. Twibutswe n'Imana bene data. Kuba utaraguye ku iseta n'Imana yakwibutse. Kuba utaraheze muri iriya bomboni bagushizeho n'Imana yakwibutse. Kuba waranyweye amazi y'ibiziba ntakwice n'Imana yakwibutse. Wagaburiwe uburozi kenshi ntiwapfa n'Imana yakwibutse. Yarakwibutse, yarakwibutse. Hari ibyaguhagurukiye irabicecekesha. Yarakwibutse.
yarakwibutse. Yesu ashimwe. Yesu yaratwibutse. Twebwe abari bacishijwe bugufiya, Imana ishimwe yaratwibutse. Imana ishimwe yaratwibutse. Baritimayo ngo yarari ku muhanda, yahoraga ku muhanda afite iseta, ari yamenyereweho. Iyo nsomye inkuru z'uyu mugabo nongera gukumbura Imana cyane. Nanone hari ibintu abantu bakuziho, hari ibintu isi kumenyereyeho, hari amazina isi kumenyereyeho, ariko iyo Yesu ahageze, haleluya, iyo Yesu ahageze ahindura iseta, iyo Yesu ahageze ahindura icyicaro, iyo Yesu ahageze ahindura amateka. Baritimayo mwene Timayi n'igunira rye n'icyenda yitwazaga, ngo yicaye ku iseta, yaramazeho igihe asabiriza. Niko Bibiliya yatubwiye ngo yari umusezi w'impumyi asabiriza. Ndagira ngo ubwire ngo mu bintu Satani akora bya mbere ku bakristo ni ukubica amaso y'umwuka, akayahuma, akakwangiza amaso y'umwuka, ntumenye icyiza n'ikibi. Icyo gihe uhinduka impumyi irindagira, abaguhaye ibirohwa unywa, abakubeshye ubeshyeka. Impumyi niko ibimeze. Umuntu ufite ubumuga bw'amaso, iyo adafite umuntu umurebera, yicara asabiriza umuhaye igiceri kitabara, umuhaye inote yavuye ku gihe, umuhaye ibijumba avanye mu murima. Ni urugero. Ikintu cyose kidafatika niyo kimuhaye kuko abatareba aracyakira. Ariko umunsi umwe ngo amaze igihe kinini muri ubwo buzima, yarabuze umuntu wamugirira neza. Yumva amakuru y'umugabo bita Yesu. Haleluya. Yumva amakuru, arangije ngo aravuga ngo ariko Yesu ni mwene nde, akora ibimeze bite? Ngo aramubwira ngo n'abapfuye arabazura, abeshaho. Baramubwira bati n'ibirema birahaguruka. Yumva amakuru y'imvaho, amakuru atavangiye. Maze ngo umunsi umwe, haleluya, umunsi umwe, hari igihe uyu munsi wateranye waguhindurira amazina, hari igihe uyu munsi wateranye waguhindurira iseta, hari igihe uyu munsi waje gusenga icyerekezo cyawe cyahinduka ugahura na Yesu. Iyo mwahuye akora ibintu binyuranye n'ibyo wari usanzwe uzi. Kandi iyo mwahuye abantu barabimenya. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo mwahuye barabimenya. Ngo agiye kugira gutya yumva ikintu cyitwa urusaku. Avuga ati ko bambwiye ko ahanyura haba hari urusaku. Ubwo si we urabyumva yari afite ikibazo cyo kutareba. Arangije ngo aravuga ngo none reka ntege ugutwi neza. Amahirwe Baritimayo yari agifite ugutwi kumva. Ubundi Satani iyo yagufatishije byenyewe akagufatisha neza, yica ikintu bita amatwi, ni ugutwi kumva Imana, akica n'amaso areba iby'umwuka. Aya arayica ku buryo iyerekwa ryawe rivaho, ugasigara uri mu karindagiza ka Satani. Satani akakuyobora akagukoresha ibyaha n'ibibi byose, kuko ni umwami w'umwijima. Ibyo yamaze kubyica aba yagushoboye. Baritimayo yari afite ugutwi kumva, ngo arangije yumva urusaku, aravuga ngo uwo ni Yesu. Ndashaka kubabwira ijambo rimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Munyitabe mbabwira ijambo rihishwe muri aya magambo yose. Yesu ashimwe cyane. Baritimayo ngo yumvise Yesu, ngo yaravuze ngo nindamuka nsabye audience abamukurikiye ntayo bari bumpe, nimba asaba uburenganzira ntibari bunyemerere. Arangije ngo aravuga ngo ndirwanaho. Tugiye kwirwanaho. Ndagira ngo mbwire ngo nta muntu wakuzanye, sibyo rata? Tugiye kwirwanaho. Aravuga ati nimbabwira ntibari bunyemerere. Ngo atera hejuru, aravuga ati ikintu bita akanwa ko ntikapfuye, nzi gusakuza. Ngo atera hejuru. Haleluya. Munyitabe. Haleluya. Ngo atera hejuru, arasakuza, aravuga ngo Yesu mwana Dawidi we mbabarira. Yesu ngara
araryumva asa n'uwirengagije gato kugira ngo yumve ko Baritimayo y'ibintu arimo ari seri yabizi. Yesu ashimwe. Ngo arangije ngo Baritimayo abona nta kibaye, ngo arongera inshuro ya kabiri arihanukira ati Yesu mwana Dawidi we mbabarira. Yesu araryumva, ariko n'abari inyuma ya Yesu bararyumva. Baryumvisha bakora ikintu gikomeye nashakaga kubabwira. Ngo bahise baza, ngo baramubwira ngo wowe uri mwene nde, uvuka kwande, wize amashuri angahe, muziranye nande ukora muri biro. Ngo baramubwira ngo ceceka, nta ruvugiro ufite, uberewe no gusabiriza, uzapfira kuri iryo deyi, uri mwene Baritimayo uzagwa aho ngaho. Ariko mvugira ngo iyo Yesu ahageze, iyo Yesu ahageze, ibyo abantu bavuze bitagaciro, ibyo abarozi bakoze bitagaciro, ibyo Satani yanzuye bitagaciro. Haleluya, haleluya. Ngo Yesu yumva amajwi y'abacecekesha Baritimayo, yumva n'ijwi rya Baritimayo birimo riramutabaza. Ngo arahindukira agira ate? Yesu ashimwe. Mpindukirira undebe Mukiza, impano y'imbabazi. Njya nkubone. Yesu ahindukizwa no kwita ku ijwi rya Baritimayo ryamuhamagaraga. Akantu gahishwa muri iri jambo nashakaga kubabwira, ahindukiye ntabwo yahise atumbira Baritimayo. Haleluya. No, yatumbiriye abantu barimo baracecekesha Baritimayo, kuko nibo bari bari inyuma ye. Ntabwo mubyumva, ntabwo mubyumva. Hari igihe ubukene bugucecekesha, hari igihe amashuri make wiza gucecekesha, hari igihe gupfusha buri gihe bigucecekesha mu bandi babyeyi, hari igihe imbaraga zigucecekesha. Ariko Yesu abihindukirane mu izina rya Yesu. Yesu abihindukirire, abihindukirane. Ngo agihindukira araruya, ngo arebe abantu bari inyuma ye, kuko mbere yuko agera kuri Baritimayo hari abantu bari bitambitse hagati ya Yesu na Baritimayo. Ngarangije kambabwira akantu karimo, ntabwo Yesu avugira mu nduru mu rusaku. No, hari ibintu bitatinyuka kuvugiramo umwami w'abantu, hari ibintu bitatinyuka kumuvugiramo. Ngo bigisakuza bigigira gute? Bigisakuza bicecekesha Baritimayo. Ndashaka kukubwira ko Imana yumvise ijwi ryawe mu rusaku rw'amajwi menshi agucecekesha. Nicyo nashaka kukubwira. Muri ubwo burwayi bukubwira ngo ceceka, muri izo ntambara zikubwira ngo ceceka, Imana yumvise ijwi ryawe. Amen. Yesu arababwira ngo nimuceceke. Sibyo rata? Ntabwo byanditse, ariko Yesu ni umwami, ntabwo ashobora kuvuga abandi bantu bavuga. Ntibishoboka, kuko yaravuze ngo nimugende mumuhamagare, mumubwira nyegere. Ngo barangije bahita bagenda, hanyuma Yesu agutegekere ibyagucecekeshaga bibwire biceceke. Amena. Ibyagucecekeshaga abanza bicecekeshe, narangiza kandi abiha itegeko, Aleluya, abyohereza biza bigukuraho byakwicaje, abyohereza biza bigukuraho byagucecekeshereje, abyohereza biza bigukuraho byakuzimirije, abyohereza biza bigukura muri ubwo bwigunge. Yesu afite ubushobozi bwo gutegeka n'intwari kurwanya, akayihindura intwari kuneshereza. Amen. Ngarababwira ngo nimugende, dore icyabaye. Ngo nibo bagiye baramubwira ati
haguruka, oya, baramubwiye ngo humura. Haleluya. Ijambo ry'ihumura riturutse kuri Yesu, ariko bituma ba bandi bagiraga gute bamucecekeshaga. Avuga ngo humura, witinya, haguruka, araguhamagara. Ako kanya Baritimayo bavuye ku iseta, kuko yahoraga yicaye, ariko abwirwa ijambo rivuga ngo haguruka kandi ntuhagarare, umwitabe kuko agize ate, araguhamagara. Imana ishimwe. Ageze imbere ya Yesu amenya kwisobanura neza. Nawe ngo tugiye gusenga twirwaneho, ngo ageze imbere ya Yesu amenya kwisobanura neza. Komeza wiringire Yesu, ntabwo uzagira gute, ntabwo uzaseba. Ageze imbere ya Yesu, ngo Yesu aramubaza ngo urashaka ko ngugirirane? Baritimayo aravuga ngo nisaba amafaranga abajura bazayanyaka. Mwabyumvishe? Nisaba amazi meza kuyaturamo ndi impumyi ntacyo bizamarira. Aravuga ngo ndashaka guhumuka, kuko numpumura ndabasha no kujya gukora nkora akazi, mbasha kwitunga no gutunga umuryango wanjye. Asaba ikintu cy'agaciro. Imana ishimwe. Ako kanya Yesu aramubwira ngo kwizera kwawe kugize gute, kuragukijije. Ngo uwo mwanya arahumuka, amukurikira hehe, mu nzira. Hari ibintu biguhesheje ku iseta, hari ibintu bitumye uhora ku iseta, hari ibintu bitumye uhorana icyenda, hari ibintu bitumye uhorana ikigunira, hari ibintu byaguhaye amazina. Muranyemerera tuyirwaneho. Yesu ashimwe. Tugiye kwirwanaho. Hanyuma rero turirwanaho mu byiciro bibiri. Amen, amen. Cyiciro cya mbere tubanza kwirwanaho ni iki ngiki. Mu by'ukuri ntabwo Baritimayo yigeze ahagurukana kiriya cyenda yari afite ngo akijyanane imbere ya Yesu. Ideyi naryo ntiyarihagurukanye. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye kwiyambura umwambaro w'ibyaha, ugasanga Yesu wemeye guca bugufi. Kubera iki? Kuko Yakobo mu bice 5:16 wereye kuri B yaravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Biravuze ngo iyo ugiye kuganira na Yesu, iyo ugiye kugira ibyo umusaba, hari ibintu by'ibideyi wiyambura. Ubu mubona hari igihe tugenda n'ibideyi, hari igihe ugenda n'ideyi ry'ideni ndetse udafite n'ubushake, cyangwa byarakunaniye ukabura n'imbaraga zikujyana gusaba imbabazi. Umuntu uri aho unyuze ukajya ukata, ugahunga, ukongera ibyaha byo kubeshya, ariko iryo naryo ni ideyi. Ugomba kuryiyambura, tukabanza tukabwira Yesu ngo twambure aya madeyi n'abakote mabi, tukwagere tuvugane nawe. Haleluya. Ushaka kugenda n'ideyi ryo kwanga umuntu waranze kumubabarira kubw'ibyo yagukoreye n'ubuhemu yagukoreye. Wajya umureba umutima wawe ukaguhagararamo, wajya muhura kumusuhuza ukirukanka. Iryo ni ideyi ukwiye gusiga kugira ngo usange Yesu. Kandi Imana yavuganye natwe ko uyu munsi nibutugirire neza birenze uko tubitekereza. Erega twaje gukirira imbere y'Imana, kandi ijambo riraduhagurutsa ngo